Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje bene data, abo tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye, Yesu Kristo nashimwe. Tubanje Imana, dushimiye Imana, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro, umwami wacu Yesu Kristo nashimwe, data wa twese Imana ahabwa icyubahiro, imbaraga z'umwuka wera, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Turacyabona kugira neza kw'Imana, turacyabona Imana ikiza abarwayi, turacyabona Imana igabura, turacyabona Imana yambika, turacyabona Imana ihoza amarira, turacyabona Imana yita ku nsuzugurwa, turacyabona Imana ihindura amazina n'amateka. Fasha duhereze Imana icyubahiro, turacyabona intwari mu ntambara, Imana nishimwe, turacyabona Imana ihagarara aho tutabasha guhagarara, Imana ihabwa icyubahiro, turacyabona Imana iburana ikanesha, Rabi Mora Vavasika, intwari ku rugamba, Imana nishimwe. Tubanje guhereza Imana icyubahiro, fasha uhereza Imana icyubahiro, fasha uhereza Imana icyubahiro, tubanje Imana hose muri byose, Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, Imana ibarebe neza, uyu munsi muhure n'Imana. Tubanje Imana rero turi kwinjira mu mwanya wo gusenga no guhugurana mu ijambo ry'Imana. Tubanje Imana, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti Imana irinda isezerano. Ni Imana irinda isezerano, kandi Imana irinda n'uwo yari isezeranyije, Imana igasohoza isezerano. Imana nishimwe. Turi muri teme yitwa isezerano, isezerano. Imana irinda isezerano ryayo. Imana iraririnda, kuko nta muntu yakemera yuko avuga yuko imurimo ideni. Imana irinda isezerano, yarangiza ikarisohoza. Rero reka nkubwire, hari ibyo Imana yakoze nawe wibitseho, hari n'ibyo utegereje. Rero icyo usabwa ni ukwizera, kabiri ni ukwihana, gatatu ni ukugenda utunganya imbere y'Imana, kane ndetse ugakora ibishimwa n'Imana. Imana nishimwe. Rero aka kamwanya nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi, ibice 25, turahera ku murongo wa mbere tugeze kuri 3. Dawidi avuze neza Imana, aravuze ngo Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Imana ishimwe. Iyo umukristo ageze ahantu abona bikomeye, akavuga ati yo noneho bagiye kunseka, nibanyirukana muri iyi nzu nabuze ubukode ndasekererwa, ayiwe ibihombo nibiza ngasubira mu buzima budafatika ndasekwa. Mbese hari ibintu bituma umukristo asenga Imana nka Dawidi, akavuga ngo ne gukorwa n'isoni. Imana ishimwe kuko yumva gusenga. Dawidi arakomeje aravuze ngo abanzi banjye be kunyishima hejuru. Arangije avuga ijambo ry'inkomezi. Imana ishimwe. Aravuze, ahindukiriye ikigeragezo, ahindukiriye abamutegereje kumuseka, ahindukiriye abarimo kongorerana, ahindukiriye abari ahitegeye, ahindukiriye abari guhana amamesaje, ahindukiriye abari guca ibimenyetso, bari guhana amajeste kuri we. Arangije Dawidi avuze Imana neza, aravuze ngo siko bizaba. Imana ishimwe. Nawe nagira ngo muri iki gitondo ubwire ikibazo cyawe, ubwire ikigeragezo, ubwire incamugongo zikuriho, ubuzibwire ngo siko bizaba. Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi aravuze ngo siko bizaba.
mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Dawidi avuze neza, avuze ku bantu bafite kwizera, avuze ku banyamasengesho bamaramazije, avuze ku bantu rwose bakorera Imana batayibangikanyije n'ibigirwamana. Aravuze ngo siko bizaba mu bagutegereje. Abategereje Imana ni abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Abizeye Imana ni abatayibangikanya n'ibigirwamana. Abizeye Imana ni abavuye mu byaha. Abizera ngo mu bagutegereza bose, abategereje Imana ni abayizeye, abategereje Imana ni abayiringiye, abategereje Imana ni abamaramaje, abategereje Imana ni abazinutswe ibyaha, abategereje Imana ni abagira neza. Ngo mu bagutegereza bose, abategereje Imana ni abakumbura ijuru. Yewe abategereje Imana, ngo mu bagutegereje, Imana ishimwe, ntawe uzakorwa n'isoni. Kandi ibyo ni ukuri kweruye. Uko ni ukuri. Nta muntu wahisemo gutegereza Imana, nta muntu wahisemo kwiringira Imana, nta muntu wahisemo gutumbira Imana ngo akorwe n'isoni. Ntabwo bibaho. Dawidi none harangije abwira ikigeragezo, aravuze ngo abava mu isezerano, abantu baretse Imana, abantu baretse ijambo ry'Imana, abantu baretse kwiringira Imana, abo ngabo, abo bavuye mu isezerano, abo barambitse agakiza, yewe abo bagiye kwirwanirira, ngo abo bava mu isezerano, abo banyuzemo hagati, abo ngabo, abo barwanishije amaboko yabo, abo ngabo bihoreye, ngo abava mu isezerano, abo baze gutegereza Imana, ngo abo ni abava mu isezerano, abo ngabo ni abagaburira indushyi bazicunaguza, ngo abo ni abava mu isezerano, baba birengagije ko nabo batunzwe n'Uwiteka. Abo ngabo ni abirengagiza imbabare, abo ni abirengagiza yewe abakene. Abo ngabo ngo abava mu isezerano, abava mu isezerano, abava mu isezerano ari nta mpamvu, ngo abantu bagira gutya bakava mu isezerano ari nta mpamvu, nta kintu bashobora gushinja Imana itabakoreye, bakava mu isezerano ari nta mpamvu, bakarambika agakiza Imana yarabagaburiye, bakarambika agakiza Imana bararwaye bagakira, bakarambika agakiza Imana yarabambitse. Abo ngabo baba bavuye mu isezerano ari nta mpamvu, bakarambika agakiza barabonye Imana. Ngabo bava mu isezerano ari nta mpamvu. Imana itugirire neza. Ngo bizagenda gute? Ngo nibo bazakorwa n'isoni. Abo ngabo, abo bavuye mu isezerano, abo bavuye mu isezerano, abo ngabo bazakorwa n'isoni. Ngo ariko abategereje Uwiteka, bagategereza icyo Imana bavuzeho, ngabo ntabwo bazakorwa n'isoni. Icyo nagusaba muri iki gitondo, komeza utegereze Imana yawe, komeza uhagarare mu isezerano ryawe neza, komeza uhagarare ku munara. Habakuki yabivuze neza ngo nzahagarara ku munara wanjye, ngo ndindire icyo azambwira. Wabaye nka Habakuki ugahagarara ku munara. Erega uhagaze ku munara uba uhagaze ahirengeye, buri wese abasha no kukureba, buri wese abasha no kukuvuga. Ariko Dawidi yavuze ngo ntabwo abategereza Uwiteka ntawe uzakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Icyo nakubwiraga, nutava mu isezerano, Imana izasohoza isezerano, izanakurinda, naryo ubwaryo igiririnda. Ariko amasezerano arabagarirwa, amasezerano asaba gusenga, amasezerano asaba ko wihana, amasezerano asaba ko wezwa, amasezerano ndetse asaba kumaramaza. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Wowe wumvise iri jambo ukumva ko nawe ugomba kugira icyo ukora, icya mbere ni uko ugomba gukomeza kwizera Imana, ugategereza Imana mu bihe byose urimo gucamo. Ujye ukomeza utegereze Imana, uyitumbire. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana, kandi Imana ibagotesha ingabo nto n'inini. Ndabakunda cyane.